tubaha ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bw'igitabo A Man of the People cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Chinua Achebe acyandika mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu. Uyu ni umwanditsi w'umuhanga watwaye ibihembo bitandukanye byitiriwe Nobel mu by'ubuvanganzo. Yanditse n'ibindi bitabo byinshi, gusa kuri uyu mwanya tugiye kugaruka ku gitabo A Man of the People. A Man of the People ni novel cyangwa inkuru ndende ishingiye ku gihugu cyo muri Afurika cyabonye ubwigenge vuba, aho abaturage bari bafite ibyiringiro byinshi babifitiye ubuyobozi bwabo. Umuvuzi w'inkuru cyangwa se narrator Odile Samaru ni umusore w'umwarimu w'umunyabwenge wigeze gukunda cyane umunyapolitiki witwaga Chief Nanga. Chief Nanga yari umuyobozi ukunzwe witwaga umuntu w'abantu cyangwa A Man of the People, kuko yavugaga amagambo ashimisha abaturage kandi akabereka ko abitayeho abumva. Ariko uko igihe cyagiye gihita, Odile atangira kubona ko Nanga atari uwo yavugaga, ko Nanga aba umuntu w'umunyamafaranga urya ruswa kandi wikunda wirebera ubukire utitaye ku baturage bamuhaye ubutegetsi, yikubira ibyiza byose agahakaza abashatse, akagerageza no kugenda abeshya abaturage kugira ngo akomeze abatwarire umutima. Odile Samaru ahindura ibitekerezo bamwe mu barwanya ruswa maze afata icyemezo cyo guhagarika Chief Nanga mu matora, ariko urwo rugamba ntabwo rwari rworoshye birumvikana, kuko burya guhangana n'umunyamafaranga ufite ubutegetsi ndetse afite n'uburyo yisanga ku baturage ntabwo biba byoroshye. Amatora yarangiye yuzuyemo uburiganya ndetse Chief Nanga atsinze Odile Samaru. Gusa amaherezo haza kuba kudeta maze abasirikare bagafata ubutegetsi bagahagarika ruswa n'ubutegetsi bw'abantu barimo Chief Nanga. Icyo gihe abaturage basobanukirwa ko abayobozi babo bari bababeshye igihe kirekire, ndetse bakabona yuko burya ibyo Odile yavugaga bifite ukuri. Iyo turi mu gusesengura inkuru ndende nk'uku, tugomba kugaruka ku bakina nkuru bayikinamo. Abangaba ni abantu umwanditsi aba yagiye ahereza imyitwarire ashatse kugira ngo abashe gutanga ubutumwa, cyangwa se ukumva ko ari inkuru yabaye areba, akagenda atubwira uburyo bagiye bakurikirana, uburyo bagiye baganira, ibyo bagiye bakora, maze tukabasha gusobanukirwa icyerekezo cy'inkuru. Umukinnyi wa mbere muri A Man of the People ni Odile Samaru. Uyu ni umwarimu w'umunyabwenge ufite indangagaciro, niwe uvuga inkuru agerageje kuvuga uburyo arwanya ruswa, ubusambo ndetse n'uburiganya bw'umuyobozi Chief Nanga. Umukinnyi wa kabiri ni Chief Nanga, ni umunyapolitike ukunzwe cyane ariko urangwa n'ubwirasi, kurya ruswa, uburyarya, ndetse uyu nguyu yegereranywa n'abayobozi ba Afurika bata indangagaciro nyuma yo kubona ubuyobozi, maze ugasanga ntibakunda igihugu, barikubira kandi ibyo ngibyo atari byo basezeranyije abaturage. Elysia ni umukobwa uri hagati ya Odile na Nanga, ugaragaza uburyo ubutegetsi n'amafaranga bishobora gutuma abantu bahindura imico yabo. Miss Nanga, uyu ni umugore wa Chief Nanga ariko udafite ijambo mu mibereho ye. Maxwell Kuramo, iyi ni inshuti ya Odile igaragaza ubunyangamugayo ariko ikarangwa no guhangana n'ubutegetsi. Insanganyamatsiko zitandukanye ziri muri iki gitabo twavuga nk'ubusambo ndetse na ruswa. Chief Nanga akora ubusambo butandukanye, akarya ruswa, akabeshya abaturage, akarya iby'igihugu yiturije. Iyindi nsanganyamatsiko irimo n'uburyarya bwa politiki, abayobozi bakorera abaturage nyamara babeshya ahubwo bikorera, ugasanga ibyo bakora byose biri mu nyungu zabo, ariko bajya kubisobanura bakabisobanura neza, gusa iyo bitinze abaturage baza gusobanukirwa. Insanganyamatsiko yindi ni impinduka ziturutse ku banyabwenge nyuma yo kubona ko abayobozi bakoresha imbaraga mu buryo butari bwo. Imyitwarire y'urubyiruko yerekana ko hari urubyiruko rushaka impinduka, rushaka ko ibintu bigenda neza ariko bugakoma mu nkokora n'ubutegetsi bubi. Insanganyamatsiko yindi ni nk'ubutabera n'ubwigenge, aho abaturage baza gutabarwa n'abasirikare maze bagafata ubutegetsi, bagakuraho ba bayobozi barenganya ndetse barya ruswa.
Ubutumwa bukubiye muri novel Chinua Achebe yanditse A Man of the People kugira ngo agaragaze ko abayobozi ba Afurika bataye indangagaciro nyuma yo kubona ubwigenge. Yatubwiraga ko kandi igihugu kidakeneye ubwigenge gusa, ahubwo gikeneye abayobozi bafite indangagaciro n'ubunyangamugayo n'urukundo rw'igihugu. Yatubwiye kandi ko abaturage bagomba kuba maso, ntibemere gushukishwa amagambo meza y'abanyapolitike b'abanyabinyoma, maze bakareba umuyobozi mwiza ubimerita, ubasha kubateza imbere ndetse ubasha gukora impinduka mu gihugu. Amasomo akubiye muri iki gitabo ntabwo ari uko abayobozi bagenda bakorera mu nyungu zabo, ahubwo abayobozi bagomba gukorera abaturage, bitaba ibyo ngibyo abaturage bakagerageza gushaka impinduka. Ubuyobozi si ukwikorera, ahubwo ubuyobozi ni ugukorera abaturage no kubateza imbere. Iyi ngiyi niyo message y'ingenzi ikubiye muri iki gitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Chinua Achebe, acyandika ahahinga mu mwaka w'1966, agaragaza uburyo Afurika ikeneye abayobozi bahamye